Yes, rero nawe nimba ufunguye iyi video ukaba waba ufite ikibazo cy'ubukene cyaba kikugarije, ndagusaba kumenya iki kintu kuko nawe niyo waba uri umukire hari ikintu ushaka kumenya cyangwa se hari ibintu bishobora gutuma wumva iyi nkuru kabisa. Hari ikintu rero abakire banga gukora mu buryo busanzwe, ariko hari abantu benshi babikora buri munsi, ariko abakire bo bagakunda kubyirinda cyane. Rero nawe niba ubikora uracyafatwa nk'umukene, cyangwa se nimba waranakize uracyagaragaza sayini z'abakene. Hari abantu bakunda kwerekana amafaranga babonye, bakagura iPhone nshya, bakagura imyenda ihenze, bakakora ibintu byo kwiyerekana cyangwa se bakakora ibintu byo kwiyemera kugira ngo abantu babone kuri stati batariho. Icyo rero ni ikibazo, ariko reba neza abakire banyabo. Umuntu nka Elon Musk, nka Warren Buffett wabigiraho cyangwa se wabareberaho. Ntabwo ari uko abakire banga kwinezeza, ahubwo nuko banga gupfusha ubusa amafaranga yabo ku bintu bitazabasubiza ayandi. Wumve ibi, ureke ibinyoma abantu baba bari kukubeshya. Abakire ntibanga gukoresha amafaranga yabo, ahubwo banga gukoresha amafaranga kugira ngo bishimishe abantu. Ese wowe uri mu kihe gihe? Niba rero uri kwandika cyangwa se uri gukora ibintu bituma ukoresha amafaranga yawe kugira ngo wigaragaze, kugira ngo wiyemere, kugira ngo uwishyire kuri stati utariho, rero urimo urihemukira. Ndagusaba kumenya iki kintu ugatangira guhinduka uyu munsi niba ushaka kuba umukire, kuko ibyo byose waba uri gukora ntabwo byatuma ugera ku cyo ushaka kuzageraho. Rero ahangaha ni kuri Venados Click Diaries, aho uzasanga inkuru zigiye zitandukanye. Ni buri munsi tuzajya tubana.